kandi byabaye gutyaza umuhoro ukajya gukata ijosi ry'umuturanyi umuziza ko yiswe umututsi. Imana yirirwaga ahandi igataha i Rwanda yaburiwe irengero. Ngaya amateka ashaririye abato biga batarayabonye bagahogora. Tumenye amateka yacu nubwo ari mabi, burya ngo utazi yava ntamenye yajya. Tariki ya 8 Mata ni umunsi wa kabiri w'icyumweru cy'icyunamo. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda turibuka jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Mu rwego rwo gukomeza kuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNRG ibageze inyandiko zikubiyemo amateka y'uburyo jenoside yakozwe umunsi ku wundi mu bice bitandukanye by'igihugu. Reka dusubize inyuma ibihe kugera muri Mata mu 1994 kwa 8. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nje ndi Penori muvandimwe, gusa sindi njyenyine, ndi kumwe na Emmanuel Ndayikunda. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye, nanone ikaze. Umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bafatanyije n'intera hamwe kwica abatutsi bo mu gace ka Nyamirambo kwa 8 Mata mu 1994. Intera hamwe n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye ahantu hatandukanye Nyamirambo, harimo na Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafurere ba Yosephite no muri Collège Saint Andre Nyamirambo. Uyu munsi kandi nabwo intera hamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha mu Bugesera. Iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye mu kiryamo cy'Inzovu muri Taba, ubwicanyi muri komine Taba muri Gitarama bwatangiye gukaza umurego guhera tariki ya 8 Mata mu mwaka wa 1994. Intera hamwe zashyize bariyeri ahantu hatandukanye, harimo ahitwa Rwabashyashya, Buguri, Gishyeshye no mu nkengero z'ibitaro bya Remera, Irukoma. Uwitwa Kubwimana Sirasi wari umuyobozi wa MRND muri komine Taba, wari ufite ijambo rikomeye, yaje gukoresha inama mu kiryamo cy'Inzovu. Yatangaje ko umwanzi ari umututsi, agakomeza abeshya ko abatutsi bacukuye ibyobo byo kuzashyiramo abahutu. Buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana abatutsi aho mu kiryamo cy'Inzovu bari barise CND. Tariki ya 8 baricwa. Ku isonga hari uwitwa Kubwimana Sirasi, niwe wayoboye ubwicanyi, niwe watangaga itegeko ryo kwica. Uriya mu mwice, uriya mu mureke nzamwicira. Abicanyi bahoragaho kuri komine bategereje Kubwimana Sirasi kugira ngo ababwire gahunda yo kwica. Abatutsi baje ari benshi aho kuri komine, basanga intera hamwe zirabategereje kandi batanze amabwiriza ko uza bamujyana aho mu kiryamo cy'Inzovu akicwa. Habaga hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubarimira ibisinde. Hari n'umuringoti muremure batondekagamo imirambo. Intwaro zakoreshejwe mu kubica ni impiri, udufuni n'imbunda. Burugumesitiri Mubirigi Jean Napoleon wa komine Kamembe yayoboye icwa ry'abatutsi muri Paruwasi ya Nkanka mu cyahoze ari komine Kamembe, ubu ni mu karere ka Rusizi. Abatutsi biciye muri Paruwasi ya Nkanka kuri komine yahoze ari ya Kamembe no mu Busekanka. Guhera tariki ya 8 Mata abatutsi batangiye guhungira muri Paruwasi ya Nkanka kuko ubwicanyi no gutwikira abatutsi byari byaratangiye ahitwa Gitwa na Murambi. Impamvu yatumye abatutsi bahungira kuri iyi Paruwasi ya Nkanka nuko bari basanzwe bahahungira. Mubirigi Jean Napoleon yari yavuze ko abatutsi umutekano wabo ari buwucunge kuri Paruwasi, ndetse yoherezeho n'abapolisi bo kubarinda. Ariko sicyo yaragamije, ahubwo yashaka kumenya abatutsi bahari uko bangana no gucunga ko batazabacika bagahungira muri Zaire. Burugumesitiri Mubirigi Jean Napoleon afatanyije n'uwari padiri mukuru wa Nkanka Nginshuti Tade bakoranye inama n'intera hamwe zari zikomeye zakoreraga muri komine Kamembe bategura kwica abatutsi. Umunsi ukurikiyeho intera hamwe zarahaje zirabica zikoresheje grenade, ubuhiri bitaga nta mongano, imipanga, inkota n'izindi ntwaro zitandukanye kugira ngo abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi ya Nkanka batazirwanaho nibaterwa. Padiri Nginshuti Tade yamburaga abatutsi intwaro zose, amacumu, imihoro, inkoni n'imiheto n'imyambi babaga bahunganye, ababwira ati nta munzi hungana intwaro. Yagiraga ngo nibaterwa hatazagira uwitabara. Ikindi nuko abapolisi bari babarinze bari bafite icyumba kwa padiri cyari kirunzemo imbunda na grenade, bikaba byarakoreshejwe n'intera hamwe zije kubica. Kuri komine ya Kamembe hiciwe abatutsi 60 bari bahahungiye. Yusufu Munyakazi, Marcel Sebatware wawe baragasimberwa batsembye abatutsi bari bahungiye ku ruganda rwa sima ya Simerwa
mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza mu kagari ka Shara House ari komine Bugarama segiteri ya Muganza ahitwaga muri Selile Specialize niho abatutsi bicirwaga. Aha niho interahamwe yari Ruharwa Yusuf Munyakazi yavukaga. Abatutsi baho ntibigeze babasha guhunga ngo begeranye babashe guhangana n'interahamwe, ahubwo guhera kwa 8 Mata mu 1994 batangiye kwicwa bakabavana mu ngo iwabo bakabajyana kubicira kuri Simerwa. Kuri Simerwa umuyobozi mukuru wa Marcel Sebatware ukomoka mu cyahoze ari komine Mukingo bakaba ari mu gihugu cy'Ububirigi na directeur technique nta umenye umunsi Jean Marie Pascal ukomoka muri Rubavu bakaba atuye mu Buholandi nibo batanze urutonde rw'abatutsi bakoreraga muri Simerwa ngo bicwe, ndetse basaba n'abakozi baho kubasohora babashyira interahamwe. Uru ruganda rwakoreragamo abatutsi bagera kuri 80 kandi hafi ya bose barishwe uretse bake bahunze mbere. Kuri Simerwa akaba ariho hari bariyeri ikomeye cyane muri segiteri ya Muganza mu 1994. Abatutsi benshi biciwe muri Buhinga muri Cyangugu. Buhinga iri ku ihuriro ry'imihanda minini 3 uturuka i Rusizi, uturuka i Nyamasheke n'uturuka muri Nyungwe. Aho muri Buhinga hashyizwe bariyeri yari interahamwe nyinshi, hari zikomeye nka Makambira, Damien Alias Shatani, Muhutu wari umwarimu, Gitare na Mugenzi. Kuri iyi bariyeri guhera kwa 7 Mata mu 1994 batangiye gukubita no gutoteza abatutsi bacaga bajya gusoroma icyayi, abandi bakabambura ubusa bababwira ngo nibabyine barebe. Kwa 8 Mata mu 1994 nibwo hishwa abatutsi 4. Abatutsi batatwikiwe batangira kwicwa. Interahamwe zo muri segiteri ya Bushekeri zatangiye kugota abatutsi bo muri uwo murenge. Bagusa abatutsi bo muri Selile ya Ruvumbu, Rundwa na Nyanza. Uwo bafashe wese bakamuzana ku Buhinga bakamwica bakamujugunya mu kirombe cyaracukuwe ku Buhinga. Interahamwe zari zaratanze amabwiriza ko abatutsi bazajya bicirwa hamwe kugira ngo nutaraboneka nabashe gushakishwa. Muri iki kirombe bajugunyagamo abantu bakiri bazima, abandi bakabatema ariko ntibabamaremo umwuka kandi babatemye amaboko n'ibirenge ku buryo batabasha kurira bakazapfa bababaye. Colonel Anatole Nsengiyumva yategetse ko abasirikari n'interahamwe bica abatutsi bose bari ku Nyundo, mu seminari, mu bitaro no mu mashuri n'abandi baturage. Tariki ya 7 Mata mu mwaka wa 1994 abatutsi bamwe bahungiye mu seminari nto ya Nyundo bicwa uwo munsi. Abarokotse bahise bazamuka basanga abandi kuri diocese. Ku itariki ya 8 Mata mu mwaka wa 1994 birirwa barwana n'interahamwe. Igitero kinje kuri kiliziya kiri kumwe n'abasirikare bica abatutsi bari muri kiliziya. Umupadiri witwaga Deogratias Twagirayezu niwe wishwe bwa mbere, yishwe n'interahamwe ziturutse Kibirira. Bamwe mu nterahamwe zikomeye zayoboye ubwicanyi ku Nyundo ni Nkundabanyanga Fidel wari umuganga, Kabirigi Stanislas wari konseye wa segiteri Muhira, Mpozembizi Mark wari burugumesitiri wa komini Rubavu na Padiri Nturiyehe Edouard. Kaminuza y'Abadiventiste ya Mudende yari yubatse muri segiteri ya Mudende, igice kimwe ikindi kiri muri segiteri ya Mugongo muri komine ya Mutura, Prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu murenge wa Mudende, akarere na Karubavu. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 abicanyi batangiye gutera abatutsi mu ngo zabo. Ku itariki ya 7 Mata mu mwaka wa 1994 bituma abatutsi bayihungiramo bahizera amakiro kubera abazungu bayikoreragamo. Bahageze umuzungu w'umunyamerika wari uhari yabatse inkoni zabo arazibika zingo bari burindirwe umutekano, agerageza kubahisha agenda bashyira mu byumba bitandukanye. Nko mu masaha ya saa 9 z'amanywa abicanyi bagabyemo ibitero muri kaminuza, abonye bikomeye abasubiza za nkoni bagerageza kwirwanaho. Abagabo barwanishaga inkoni n'abagore bakarwanisha amabuye n'amatafari. Birukanye ibitero by'interahamwe inshuro 3 bize bikaneshwa. Nyuma rero haje kuza igitero cy'abasirikare b'ikigo cya Bigogwe ku itariki ya 8 Mata mu mwaka wa 1994. Ubwicanyi buhita bukaza umurego, nibwo batayemo za grenade barabarasa amasasu menshi cyane hako abatutsi benshi. Abari kwisonga mu bwicanyi bwahakorewe ni burugumesitiri wa komine Mutura Bake Jean Berkimas, abandi ni ba konseye n'aba responsable babishishikarizaga abaturage. Abaguye muri kaminuza abo bashyinguye mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze ruri mu murenge wa Kanzenze. Abatutsi benshi biciwe kuri bariyeri ya Mizingo muri Mutura, ahantu hitwa ku Mizingo muri Selile ya Nyirabigogo, sekiteri ya Kanzenze muri komine Mutura. Ubu ni mu mudugudu wa Mizingo, akagari ka Kanyirabigogo mu murenge wa Kanzenze. Hari bariyeri ikomeye yayoborwaga na Amaherezo wari perezida wa Emeranide muri komine Mutura. Inama yateguraga jenoside yakorerwaga iwe. Kuva iyo bariyeri yajyaho muri 90 nta Amaherezo yaricaga agakiza. Iyi bariyeri yagiye itoteza abatutsi
bigeze mu 1994 ku itariki ya 8 Mata mu gitondo nka saa moya hiciwe abatutsi benshi, harimo abarokokeye mu rusengero rwa Bweramana, ku Mashyuza muri Nyamyumba no kuri Burarirwa. Interahamwe zahiciye abatutsi benshi ku Mashyuza ni mu mudugudu wa Rambo, akagari ka Kiraga, umurenge wa Nyamyumba, mu karere ka Rubavu, ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ku itariki ya 8 Mata mu 1994 hiciwe abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Burarirwa. Interahamwe zabakuye mu macumbi akodeshwa cyangwa se amaloji aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura, zirabashorera zibajyana kubicira ku Mashyuza. Abazwi cyane mu babigize mu ruhare no witwaga Musafiri na Sibomana. Imibiri y'abishwe ikaba yarahavanywe ijyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Kuri iyi tariki abatutsi bagera kuri 200 bahungiye mu kigo cy'Abadage Dechwell cyakoraga Ikinyinya kubera ko bari bahize umutekano. Nyuma y'iminsi 2 gusa abasirikare bari mu kigo cya Kami batumye ku buyobozi bwa Dechwell ko bamenye ko bahahisha abatutsi, ko abasaba kubasohora mu kigo cyabo. Nyuma Abadage barahunze basiguye imfura Kaliste wahakoraga. Uwo munsi abonye ko bamaze kurira indege, yahise ahuruza izindi nterahamwe zari Ikinyinya ngo zize zimufashe kwica. Abatutsi bari bahuzuye muri icyo kigo baraje barabica, harokwamo 3 gusa. Kuri uyu musozi wa Kinyinya hari interahamwe 2 za Ruharwa mbere yuko jenoside nyirizina itangira, arizo uw'imfura Kaliste ariwe wamariye abatutsi muri Dechwell, na Jean Chef Zirimwa Abagabo wari umutoza w'interahamwe. Zirimwa Abagabo yajyaga ku kabari akagura inzoga akabanza akayisomya himbwa ye, yarangiza agaha umututsi. Iyo yabyangaga baramukubitaga bakamumena ibavu agahinduka ikimuga. Abandi bishe abatutsi cyane Ikinyinya ni abapolisi ba komine. Abatutsi bari batuye muri Mugunga mu cyahoze ari komine Gatonde yari yegeranye n'iya Ndusu, baroshywe mu mugezi wa Mukungwa ahitwa Bukeri mu gice kigana mu gace k'ubucuruzi n'isoko rya Vunga. Bukeri ni icyambu kiri mu mugezi wa Mukungwa gihuza imirenge ya Shyira ari mu karere ka Nyabihu na Mugunga mu karere ka Gakenke. Kuva ku itariki ya 8 Mata kugeza ku itariki 22 Mata mu mwaka wa 1994 abatutsi bakurusanyirizwaga aho hantu bakabohwa, nyuma bakajugunywa mu mugezi wa Mukungwa bababwira ko babahereje mu mishyikirano Arusha muri Tanzania. Bahorejwe ku kiraro cyubatse hagati ya za komine Gatoni na Ndusu. Mu bayobozi babigizemo uruhare harimo Konseye Nsanzubukire Ernest, Burugumestre Nizeyimana Jean Bosco wayoboraga MND muri Ndusu, Nizeyimana Gaspard, Superefe Nzanana Dismas, Perefe Ruhengeri Nsabumugisha Basile na Aloyizi na Mutabaruka Exfale wari umucungagereza. Zigira Nyirazo Protazi ku isonga ry'abarimbuye abatutsi ku musozi wa Kesho, umurenge wa Muhanda muri Ngororero. Ku musozi wa Kesho bakunze kwita muri Rubaya hari imirima myinshi y'icyayi ndetse n'uruganda rw'icyayi. Izine Ade Rubaya ni mu cyari komine Gaseke, aho abatutsi b'Abagogwe mu nkengero z'umusozi wa Bigogwe ugera mu karere ka Ngororero birwanyaho ndetse barwana n'interahamwe kugeza ubwo bishwe barashwe n'abajepe. Ubwo ku itariki ya 8 Mata mu mwaka wa 1994 baje babarashisha imbunda zitandukanye. Zigira Nyirazo Protazi, Bazubahande Inyansi na Jalibo Anastasi wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Rubaya nibo bayoboye ubwicanyi muri ako gace. Tariki ya 8 Mata nibwo leta y'abatabazi yaje herekeje umurambo wa Habyarimana muri guest house hamwe n'abasirikare benshi batsembye abatutsi bose. Henshi mu Rwanda ubwicanyi bwakoranywe ingufu bushingiye ku mugambi wo kurimbura abatutsi. Guhera tariki ya 8 Mata ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu cyose. Irwanwa mu murenge wa Murambi hishwe abatutsi barenga 500 bicwa n'intera hamwe n'abaturanyi babo. Igitero cyari cyobowe na Konseye Bizimungu Jean warundanyirije abatutsi bose hamwe barabatwika muri Kiziguro mu Rukungu, ubu ni mu kagari ka Ndatemwa. Mu masaha 2 gusa abatutsi hafi ya bose bari bahatuye bari bamaze kubica, bishwe n'intera hamwe zo mu Bishenyi na Rukungu zari ziyobowe na Gakwerera Aloyizi na Muganga Manase n'abandi bo mu Rugarama, n'izindi zari zoherejwe na Byansi Valence. Uyu munsi kandi hishwe abatutsi bahitwa Mukaje mu kagari ka Rwimitereri, umurenge wa Murambi no muri centre ya Rugwiro, aho bakusanyirizaga abatutsi babashuka ngo niho babarindira, nyamara ari uburyo bwo kugira ngo babicire hamwe. Ubwicanyi bwateguwe na Gatete Jean Baptiste afatanyije n'ori Konseye witwaga Nkubana Jerome. Hishwe kandi abatutsi muri Orphelin mu kagari ka Gakenke, umurenge wa Kiramuruzi. Abatutsi benshi bari bahungiye muri iyo Orphelin bazi ko bari buhakirire, ariko siko byagenze kuko baje kuhabicira abandi babajyana kubicira kuri Kirizira ya Kiziguro. Abagize uruhare muri ubwicanyi
harimo Gatete Jean Baptiste wazengurukaga n'imodoka ashishikariza abahutu kwica abatutsi, Munyabuhoro Pierre Clever wari konseye hamwe n'izindi nterahamwe zamugendaga iruhande zari ziyobowe na polisi Rusagara na Deo Niyonzima. Tariki ya 8 Mata hishwe abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata mu karere ka Nyaruguru. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyawera mu murenge wa Mwiri aha ni mu karere ka Kayonza. Uwo munsi kandi hishwe abatutsi barenga 5,000 bahungiye mu rusengero rw'Abadivantiste rwa Cyambara. Tariki ya 8 Mata mu 1994 kurimbura abatutsi byakomereje henshi mu gihugu, hakicwa umututsi wese hatitawe ku myaka afite, abana, abakecuru n'abasaza. Abakuru barishwe kandi bicwa nabi. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe, ari nabyo byihutishije ubwicanyi. Mu gihe gito hicwa benshi kandi hicwa henshi. Reka dukomeze kwibuka twiyubaka, ibyabaye byo ntibizongera kubaho. Uwabivuga ntago yabirangiza, ariko reka ducumbikira. Iyi ni Mera Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Ngende Penuel Muvandimwe nafatanyaga na Emmanuel Ndayikunda, mbifurije amahoro n'amafaranga naho ubutaha. Mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.